tuwe na minisiteri kubyerekeranye n'imishinga iri gukorwa mu karere ka Rusizi, ariko hari ikibazo abaturage bakunze kwibaza cyane cyane kuri ririya soko twakwita isoko ryubakwa ku Rusizi, hanyuma hakaba n'irindi ryubakwa hano mu mujyi rwagati, bakavuga ko niba bitarizwe neza hashobora kuba rimwe rizamira irindi, bityo ishoramari ntigende neza. Icyo kintu mwagisubiza mute? Murakoze. Nibyo koko hariya ku Rusizi rwa mbere twubaka isoko twita ko ari isoko rihuza abacuruzi bacuruza ibintu byambukiranya umupaka, rikaba ari isoko rizaba bibumbiyemo ibyari bisanzwe bihacururizwa, kubera ko abanyekongo ni abantu bakeneye kwambuka hafi buri munsi baza gushaka ibibatunga ibabeshaho. Usanga rero harimo abakeneye guhahira hariya ku Rusizi ibiribwa byo mu rugo n'ibindi byose bakenera mu minsi ya buri munsi, mu buzima bwa buri munsi. Ntabwo rero ririya soko ryo ku mupaka rishobora kuzasenya irya hano i Kamembe muri centre, kubera ko irya hano i Kamembe muri centre ni isoko rihuriweho n'abaturage bose b'akarere ndetse n'abaturuka hirya y'akarere baza kuhahira nabo bibatunga, kimwe n'ibindi bikoresho byose byo mu ngo, byaba imyenda cyangwa se n'ibindi bikoresho. Tukaba tubona ntaho bibangamiranye, kuko n'ubundi ayo masoko yombi yari asanzwe hariho kandi akora neza, nta ribangamiye irindi. Bivuga rero ko nta kibazo kizabaho. Nakubwira ko ku Rusizi hazaba hari na za serivisi nyinshi zitanakenewe hano, nka serivisi zo kuvunja amafaranga, serivisi zo kwakira abagenzi. Ibyo ni ibintu bisanzwe bihakorerwa ku buryo hano i Kamembe nta mbogamizi izaboneka. Murakoze cyane.